Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amina. Bavandimwe, inshuti za Roho Nyir'ukuri, mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristo, nakuzwe iteka ryose. Mbifurije kandi kwigumira mu gishura cy'umubyeyi wacu Bikira Mariya, we wemeye guca bugufi akemerera Imana ko ugushaka kwayo gukorwa, bityo akatubyarira umukiza, umwami wacu Yezu Kristo, bikomotse ku kwiyoroshya kwe. Ibyo turabisanga mu ivanjiri ya Mutagatifu Luka, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 34 kugera ku wa 35, ndetse n'uwa 38. Kadusome. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite, kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane, kandi azitwa umwana w'Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko ubivuze. Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Abavandimwe rero, turumva ko ukwiyoroshya kwa Bikira Mariya, ukumvira kwa Bikira Mariya, niko kwaduhesheje umukiza, umwami wacu Yezu Kristo. Nitumwigane rero, twigane umugenzo mwiza wa Bikira Mariya, ukumvira no kwiyoroshya. Bavandimwe rero, bifurije gukomeza kugira Noheli nziza. Mukomeze musabagizwe n'ibyishimo by'umwami wacu Yezu Kristo watuvukiye, maze ijambo wigize umuntu akemera gusa natwe, uretse icyaha yatwitandukanyijeho, dukomeze dusigasire ubwo buntu twagiriwe. Ibyo tubisoma mu ivanjiri ya Yohani, umutwe wa mbere, kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 16. Haragira hati, nuko Jambo yigira umuntu, maze abana natwe, kandi twibonera ikuzo ry'Imana. Ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Kandi twese twahawe ku busendere bwe, tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Ngayo amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, Yezu Kristo rero waje adusanga, akemera gusa natwe. Ntabwo yigeze atera umugongo umubyeyi we Bikira Mariya, ahubwo igihe cyose barahorana, ntibajya basigana mu nzira y'ubucungurwe bwa muntu. Ayo mahirwe rero yo guhorana na Yezu Kristo ndetse n'umubyeyi we, tuyaronka igihe cyose tubemereye bagataha imitima yacu, mu gihe cy'isengesho ndetse no muri rozari ntagatifu
kuko iyo umubyeyi Bikira Mariya adusuye agasanga tumwiyambaza muri rozari ntagatifu dufatanya kuyivuga ndetse akayitwigisha rwose akadufasha kuyivuga ndetse kugeza tuyirangije nta dusiga rwose turagumana tukawivugana. Kandi bavandimwe, twibuke ko iyo tuvuze rozari tuba dusomye Bibiliya, kuko amibukiro yose ya rozari ni ijambo ry'Imana. Bityo rero bigahita byumvikana neza ko umubyeyi Bikira Mariya aba ari kumwe na Nyagasani Yezu, batajya basigana, kuko ya mibukiro yose tuzirikana muri rozari tuba tuzirikana ubuzima bwose bwa Yezu Kristo dusanga mu gitabo gitagatifu ari cyo Bibiliya ntagatifu. Aha bikatwibutsa kandi ko Nyagasani Yezu Kristo yatubwiye ko usaba wese azahabwa. Ibyo tubisanga mu ivanjiri ya Mutagatifu Matayo kuva ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 8. Kadusome. Aragira ati: usaba wese arahabwa, musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashatse akaronka, n'ukomanze agakingurirwa. Ayo ni amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu. Baragasingizwa Kristo. Umwami wacu rero ahora twibutsa kandi ko iyo amaze kuduha, iyo tumaze guhabwa, tutagomba kwikubira cyangwa se kwihererana ibyo aba yaduhaye ngo tubigire ibyacu gusa. Oya bavandimwe, ahubwo tugomba kubisangira, tugomba kubiha ku bavandimwe bacu, kuko ibyo tuba twahawe ntabwo ari ibyacu gusa, tuba twabiherewe abavandimwe, kugira ngo n'abavandimwe bacu bashobore gusingiriza Imana muri twebwe. Ibyo rero bavandimwe, Nyagasani Yezu ahora bitwibutsa, kandi akatwibutsa ko uhawe ntahereza abandi ibyo ahawe bitamugirira umumaro. Tubisanga mu gitabo cya Ruta, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 18. Haragira hati: igihe cyo gufungura kigeze, Bowazi aramubwira ati: ngwino urye umugati maze tuguhe n'uburisho. Nuko yicara iruhande rw'abasaruzi. Bowazi amuha umugati ukaranze, ararya, arahaga ndetse aranasigaza. Igihe ahagurutse asubiye guhumba, Bowazi ategeka abakozi be, ababwira ati: mumureke ahumbe no ku miba mwarunze, ntimumukoze isoni, ndetse mujye mukora no ku miba mute amahundo hasi, maze abone icyo ahumba, kandi ntihagire umubwira nabi. Ruta arakomeza ahumba muri uwo murima kugeza ku mugoroba. Amaze guhura ibyo yahumbye, yuzuza umufuka w'ingano, arikorera arataha, asubira mu mujyi, yereka nyirabukwe ibyo yahumbye byose.
ndetse ahambura ibyasigaye ku ifunguro yahawe abiha nyirabukwe. Bavandimwe, iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Bavandimwe, twumvise ko Bowozi yari yarahawe, yari afite imirima ndetse n'abakozi bayikoragamo. Ntabwo rero muri ubwo bukire yari afite yabwihariye. Uwazaga wese amusanga yaramuhaga. Aho niho twumviye uriya mugore Ruta nawe agiye gusaba ifunguro. Hanyuma amuha imigati ndetse amuha n'uburisho, ndetse Ruta yarariye aranasigaza. Muri uko gusigaza nawe yibuka ubuntu yagiriwe na Bowozi. Hanyuma yibuka ko yasize nyirabukwe nawe udafite icyo kurya, amuzanira kuri rya funguro bamuhaye. Ntabwo yatekereje rwari urugendo rurerure kuko yari anikoreye. Twibuke ko yari yiriwe ahomba, akanahura, nyuma yo guhura agashyira hamwe ibyo yari yahumbye. Muri uko kwikorera rwari urugendo yagombaga gukora, yarananiwe. Ntabwo yavuze ati iri funguro nasize reka ndirye, oya. Ahubwo yibutse bwabo, ntaravuga ati oya, na mabukwe nasize hariya nta kintu afite cyo kurya, reka nawe mushyire kuri iri funguro. Hanyuma ndetse amushyira no kuri ya mahundo yiriwe ahomba. Ibyo ni byo Nyagasani dushakaho, kugira ngo nitujya tugirirwa ubuntu ntitukumve ko ari twebwe twenyine, ngo twimare inzara, ngo twimare umubabaro, twikubire. Oya, nitugire ubuntu, dusezerere ingeso y'ubugugu, dusezerere ubusambo muri twebwe, maze dukunde abavandimwe bacu. Twumve ko ibyo twahawe tuba twabiherewe abavandimwe bacu. Ibyo ni byo Nyagasani Yezu adusaba. Nyirabukwe rero wa Ruta nawe nta kindi yamwituye cyangwa se ngo amushimire mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Icyo yamusabiye ni kimwe gusa, yamusabiye umugisha ku Mana. Ese bavandimwe, tugize neza tugaha abandi ku byo twahawe n'Imana, hari ikindi gihembo cyangwa se hari ubundi buryo bwo kwiturwa burenze gusabirwa umugisha w'Imana wo urenze ibyo twatekereza byose bibaho? Ntekereza ko nta kindi. Umugisha w'Imana uraduhagije, wo udutwikira ibihe byose, ukaturinda mu bihe bibi, ukaturinda imvura n'izuba, ukaturinda umuyaga n'ibyaduhungabanya byose. Uwo mugisha w'Imana rero niwo utuma duhora twumva duhaze kandi twambaye twikwije ubuntu bw'Imana, bityo tukarindwa uburakari bw'Imana, nk'uko duhora tuburirwa ko niba tutisubiyeho uburakari bw'Imana butwisutseho bidatinze. Ibyo ni ibintu duhora tuburirwa buri gihe, tubwirwa guhinduka igihe cyose. Nta gihe Nyagasani Yesu atatubwiriza guhinduka, adutumaho mu ijambo ry'Imana dusoma buri munsi muri Bibiliya. Buri gihe duhora tuburirwa ko uburakari bw'Imana budatinze kugera, ndetse ko bwageze bwose. Hariho ababikerensa, hanyuma bakavuga ati ariko icyo gihe ibyo bintu igihe byavugiwe bizaba ryari? Uwo mwami wanyu muvuga ugiye kuza, ibyo bizaba ryari? Bavandimwe, turongeye turaburiwe ko amakuba yegereje niba tutisubiye ko Nyagasani Yezu aje bidatinze, ko niba tutisubiyeho uburakari bwe butwisutseho bidatinze. Ibyo turabisanga mu gitabo
cy'ibyahishuriwe Yohani, umutwe wa 22 umurongo wa 7, aho bagira bati: ngaho rero ndaje bidatinze, hahirwa abakurikiza amagambo y'ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, nta bundi buhanuzi bundi batubwira uretse ubwo kwisubiraho, kugira ngo Nyagasani Yezu Kristo naza tuzakire ubwo burakari, ahubwo tujye kwimana nawe iya ngoma idashira. Ibyo rero nibyo byabwiwe umubonekerwa Nsengiyumva Emmanuel ubwo Bikira Mariya yamubonekeraga mu museso wo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2001, ndetse bakiri no kuganira na Nyagasani Yezu ubwe arahatunguka, bityo aramubonekera hamwe n'umubyeyi we Bikira Mariya icyarimwe. Reka twumve ubwo butumwa umubyeyi Bikira Mariya yihereye Nsengiyumva ubwe. Ibutse kwiyonwaye ariho uburakakira, uri muganga utagira gisunga, singizwa ibutse kundu urukumbuzi ruba rwinshi, ibutse kundu ari twe wavunaga igihe kandi uzutse watsinze urukungagana, watutse gatatu tugarurira ubutoni, shengere rw'uririmbo cyaramirwe turicanye, urukundo rubigisaga ruhore rwiyongerana. Ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yahaye Nsengiyumva Emmanuel tariki ya 27 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2001, isaa 11 za mu gitondo. Nsengiyumva Emmanuel aragira ati: umubyeyi Bikira Mariya yaje saa 11 za mu gitondo, asanga turi mu isengesho. Icyo gihe yaje yishimye cyane, akikijwe n'urumuri rwinshi. Yari yambaye ikanzu y'umweru, yiteye n'igishura cy'ubururu. Icyo gihe yari afite ishapure mu ntoki, mu kiganza cy'iburyo. Nta kintu yigeze ambwira. Twahise dutangirana rozari. Uko twayivugaga niko yitegerezaga n'abantu bari aho. Ariko icyo gihe wabonaga afite ibyishimo byinshi cyane. Byagejeje saa 12:15, ngiye kubona mbona na Nyagasani Yezu nawe amuhagaze iruhande, yambaye ikanzu y'umweru, yiteye n'igishura cy'ubururu, azamuye ikiganza cy'iburyo, arambuye intoki ebyiri, akenyeje n'umushumi mu nda w'umweru. Ubwo umubyeyi yahise ampamagara ati: uraho mwana wanjye ukomeje kwihangana muri byose? Nti: uraho mubyeyi mwiza? Nuko arambwira ati: umbwirire abana banjye bateraniye hano,
n'abandi bose basengera hirya no hino, uti igihe cyose musenga mutwiyambaza jye n'umwana wanjye, mujye mumenya ko mutari mwenyine, kuko igihe cyose tuba turi kumwe, uretse yuko mutabona. Bana banjye, nimukomeze muzane imitima yanyu ikeye, kuko twaziye kuyisesekazaho ibyishimo, urukundo n'impuhwe. Ibibi byose nimukomeze mubyime amatwi, mugane inzira ibabohora ku ngoyi y'icyaha muri iki gihe mugezemo. Niyo mpamvu nkomeje kubagaragariza ibyiza uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo mutazirara mugasubira inyuma, kuko aho muba muteraniye hose tuba turi kumwe jye n'umwana wanjye, n'amasengesho mukora tukayafatanya, mukaronka n'ibyo muba mukeneye. Nubwo bamwe mutwima amatwi, ntimwakire ibyo mukeneye uko bikwiye, biterwa no gusabana uburyarya no guhora mutekereza ibitagira umumaro. Abasaba ni benshi, ariko abakira ni bake. Bana banjye twikuriye ahakomeye, murusheho gusaba mubikuye ku mutima, kuko igihe mugezemo kirakomeye cyane. Dore dukomeje kubasanga njye n'umwana wanjye, ariko abenshi bakomeje kutugaragariza urwango. Namwe rero mwarushijeho kutumenya, murusheho gutera intambwe mugana imbere, ejo mutazagwa mu bishuko, kuko umwanzi abahora iruhande. Bana banjye b'Abanyarwanda, icyatumye tubakunda tukabasanga ari ababi ari n'abeza ntimwari mwakimenya, ariko nimurushaho kutwegera mukumva ibyo mubwirwa muzakimenya. Ariko nimukomeza gufunga amatwi ntacyo muzimenyera, muzahora gutyo kuko mutazi kwisobanurira ikibi n'icyiza. Dore mukomeje kudushyira ibyifuzo imbere, nta na kimwe mutabona. Ariko se ni kuki mwakira ibyo byiza ntimubihereze abandi? Niyo mpamvu usabye agahabwa ntahereze abandi ibyo ahawe, aba ari impfabusa. Nyamara mumenye ko uko mubabaza abandi, ariko n'isi yanyu ibabaye kubera ibibi mukomeje kuyikoreraho. Mwishima mugaragaza ubwiza bw'inyuma, kandi ntabwo ku mutima mufite. Nawe mwana wanjye, komeza ube maso, wemere kubabazwa no guhura n'indwara z'urudaca, kuko akenshi biterwa n'imibabaro yugarije igihugu cyanyu cy'u Rwanda, kubera abantu benshi bagituye bakomeje kwinangira. Aho kugira ngo ahari ikibi bahifuriza icyiza, bagahora bahifuriza ikibi. Iyo urebye abantu batuye iki gihugu n'abatuye isi yose, usanga basa n'abariye intumva. Nyamara iyo babarebaga hirya no hino, bakareba amakuba bugarije, bakagarukira Imana, bagakora icyo ibasaba, nta n'umwe yari kuzageraho. Ari abababaye n'abishimye bose bari kuzayatsinda.
ariko byanze bikunze kubera kwinangira nimutisubiraho uburakari bw'Imana bubisutseho bidatinze. Namwe muri mu kaga. Bamwe bakomeje kwiterera hejuru, bakarya bagahaga, bakambara, imibabaro yabo bayihinduye inda, kandi ntibamenye ko aho bari ari mu mva. Ese igihe mutisubiraho abandi barabasize ngo musabe n'imbabazi Imana n'abo mwahemukiye, cyangwa ngo namwe mubabarire ababahemukiye, mubona iyo mva muzayivamo gute? Nimwigorere n'Imana kuko ibabarira buri gihe uko bukeye n'uko bwije, kandi uyisabye abikuye ku mutima iramubabarira. Kandi mumenye ko uko byagenda kose mwakwinangira cyangwa mwarorera, nta gihishwe na kimwe kitazashyirwa ku mugaragaro, kuko n'Imana musaba murayiryarya. Bana banjye twikuriye ahakomeye, nkomeje kubifuriza amahoro n'ibyishimo n'impuhwe. Mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye, kuko aricyo kiranga abana b'Imana. Nta gihe ntazabasanga jye n'umwana wanjye, kuko mukiri mu buhumyi, mukaba mukomeje gutwarwa n'iby'isi. Dore dukomeje kubatumaho intumwa n'abahanuzi. Nimukomeze mwicecekere, ariko muzabona. Bambwirira uti, uburangazi bwanyu bwo kutumva bugiye kuzabajyana mu muriro utazima, kandi atari ko byateguwe. Birababaje kubona naho muteranira mumara kuhava mwagera hirya mukavuga ko mugiye mu bunama bwo gutekereza kudukorera icyiza jye n'umwana wanjye, ahubwo aho gutekereza icyiza mukigwizaho ibibi, mutugambanira muvuga ngo muradukorera. Kandi ibyo muvuga byose tuba tubibona, ni nabyo muzasarura, kuko ari byo mwabibye. Kuko uwibye icyiza aricyo asarura, n'ubibye ikibi nawe nicyo asarura. Muriyimbire kuko muvuga ibyo mutazi, kandi twaza no kubibabuza tubabwiriza icyiza mukanga kwisubiraho, ahubwo mugakomeza inzira y'igihogere. Nubwo mubikorera mu bwihisho, nta na kimwe kitazashyirwa ku mugaragaro, kuko mutazi uko mwazanywe ku isi. Muri abapfayongo, nimwari mwamenya kwisobanurira ikibi n'icyiza, ngo icyiza aba ari cyo mushyira imbere y'Imana. Mwana wanjye twikuriye ahakomeye, komeza umbwirire abana banjye batangiye noveni uti ibyo mutegura tuba turi kumwe n'umwana wanjye, kandi mukabitegura turi kumwe. Bana banjye rero, nimureke uburyarya no kurarikira, mureke n'amagambo ateye isoni, musabe mwicishije bugufi, ntacyo mutazaronka. Ariko igihe muri mwe hakirimo abagishidikanya n'abagifite imitima iticuza uko bikwiye, ntacyo muzaronka, kuko ibyiza mushaka mubigerekeranya n'ibibi. Mbahaye umugisha w'ibyiza, muzabiharanire, namwe muzahabwa ibyiza nubwo muri abakene. Nimwegera Imana muzaba muri abakire, kuko urangamira iby'isi ntabwo yaba ari umukire, ahubwo ahora ari umukene, kuko aba yaratwawe n'iby'isi.
kandi yarya ntahage. Ndabibabwiye, mujye mubizirikana, ntimugasubire inyuma, kuko iby'isi ari imburamumaro, bikaba byarabujije n'amahoro mu mitima yanyu. N'umunyarwanda utuye iki gihugu nta kindi gituma atirekura, ni ukubera ibyo byose. Niyo mpamvu igihe cyose mugomba guhora musabirana, kuko inzira ikiri ndende, kandi amasengesho yanyu akaba ariyo azababohora. Nongeye kubabwira yuko udukunda atwegera, natwe tukamusanga. Mbatwikirije igishura cyanjye cy'ubusugi. Ntimuteze kubura ubwiza bw'Imana, nimukomere, mushikame, murwane, muzatsinda. Kandi ubwuzu mbafitiye bwo kubasanga, jye n'umwana wanjye, murusheho kubutugirira natwe, igihe cyose tuzabubagirira, kandi tubasange kuko tubakunda. Nimugire amahoro. Nimugire amahoro. Nimugire amahoro. Mukomeze kandi mugire umunsi mwiza. Murangamire uwabacunguye. Mukomeze mumwegere, azabakira, kuko yavukiye kubakiza. Kandi mukomeze mumusabe, munasenge. Umwaka mugiye kwinjiramo muzatwaze, mwinjirane amahoro, muzawubonemo ibyishimo, kuko ari byo duhora tubifuriza. Bansezerereho uti, turi kumwe iminsi yose, kandi uwo turi kumwe ntakorwa n'isoni, kereka impumyi zitabona. Nawe mwana wanjye, komeza umbwirire intumwa n'abahanuzi uti, nimurusheho kwicisha bugufi, mwamamaze ijambo ry'Imana uko mwarihamagariwe. Umwaka uko utashye, mujye mwivugurura, muhindure kamere zanyu zibabamo, kuko igihe gitashye ntigisubira inyuma. Bana banjye twitoreye, benshi bakomeje kugaragazwa na kamere mbi no gukunda ibintu, kandi ibyo si byo mwatorewe. Mumenye ko ari iby'igihe gito, kandi igihe kizagera mukanabiryozwa, kuko mwishe amategeko y'Imana aho gusanga abicishije bugufi, mugahora mugenda inyuma y'abakize kandi ari abagomeramana. Kandi iyo bikomeye usanga ari bo babahinduka bavuga ngo, ibyo mwabwiwe bizaba ryari? Niyo mpamvu mugomba kumenya ko abantu bose ari beza, bakaba na babi, kubera kugomera Imana. Mujye muhora mwiteguye, kuko hari ibyo muzasobanura munanirwe kubisubiza, kubera kudutera umugongo,
kandi mutubone abandi batatubona. Naho igihe cyose tuzabakosora mukanga kwisubiraho, muzaba muri abahakanyi, kuko muhora mushaka kwibera mu byiza. Nawe mwana wanjye, komeza ukomere ku nshingano zawe, kuko baricecekeye. Ariko igihe kizagera bahinduka abasazi, kuko inyigisho twabahaye ari nyinshi, bakagira izo bavuga n'izo bareka, kandi zaragiye kurenganura imbaga y'ikiremwamuntu. Niyo mpamvu bene nk'abo aho banyuze, haba mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda cyangwa muri aka kaga murimo, usanga biyoberanya. Wabareba ukagira ngo ntibigeze kuba intumwa cyangwa se abahanuzi, ngo batinya kuvugwa. Babwire mwana wanjye uti, niyo mwahungira munsi y'urutare, umugambi w'Imana uzasohora. Kandi n'intumwa zikomeje gutorwa hirya no hino, ni nyinshi kandi n'abahanuzi ni benshi, nta na kimwe cyavuzwe kitazagerwaho. Ubutorwe bwawe no gutumika bizakomeza bigaragarire mu kwakira kwawe no gutumika uko bikwiye. Komeza wihangane muri byose. Isi yose tuyihanze amaso, ntuteze kurohama, kuko ari twe twakwitoreye uri umunyabyaha, kandi umugambi w'Imana uzasohozwa. Komeza usabe, uzababarirwa. Ugire amahoro. Ugire amahoro. Ugire amahoro. Bahita bagenda. Ijambo ry'Imana. Ibutse kw'iyo ndwaye, ariho uburakakira, uri muganga utagira gisumba, singizwa. Ibutse kundu urukumbuzi ruba rwinshi, ibutse kundu ari twe wavunaga. Igihe kandi uzutse watsinze urupfukangana, watwutse gatatu tugarurira ubutoni, shengere rw'uririmbo, taramirwe turicanye, urukundo rubigisaga, ruhore rwiyongerana. Yezu Kristo akuzwe iteka ryose. Bavandimwe, twiyumviye ukuntu dukunzwe n'ijuru, aho Yezu Kristo n'umubyeyi we batwibutsa kwigorora n'abavandimwe bacu, kugira ngo tubonereho kuba twigoroye n'Imana, iyo itubabarira uko bwije n'uko bukeye. Ibyo tubisanga mu ivanjiri ya Mutagatifu Matayo, umutwe wa 5, kuva ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 26. Reka dusome. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro,
ukahibukira ko uwo muva inda imwe mufitanye akantu. Rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro, ubanze ujye kwigorora n'uwo muva inda imwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo atazaguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaba uroshywe mu buroko. Mbikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe rero, twumvise ko dukwiye kujya twihutira gusaba imbabazi igihe dufitanye akantu n'umuvandimwe, igihe twagiranye ikibazo n'umuvandimwe. Tugomba kujya twihutira rwose gusaba imbabazi, ndetse si no gusaba imbabazi gusa, ahubwo natwe dukwiye kuzitanga, ndetse tugatanga imbabazi tutagombeye kuzisabwa. Tukumva ko mu buzima bwacu imbabazi ari ngombwa, dukwiye kuzisaba tukanazitanga, ndetse tukanazitanga n'igihe batazidusabye, iyo tubona ko umuvandimwe natwe yaba yadukoshereje. Ibyo nibyo Nyagasani Yezu Kristo yaduhayemo urugero, ubwo yemeraga kudupfira ku musaraba, maze agaha imbabazi abishi be batagombeye kumusaba imbabazi. Yararebye abona ko ibyo bakeneye, ibyo bakoze, bakeneye rwose imbabazi z'Imana, nuko arabababarira ndetse abasabira n'imbabazi ku Mana. Ibyo turabisanga mu ivanjiri ya Luka, umutwe wa 23, umurongo wa 34, aho bagira bati: nuko Yezu yambaza avuga ati, dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Ngurwo urugero Yezu Kristo yadusigiye, nguwo umurage umwami wacu Yezu Kristo yadusigiye. Dusabe kandi dutange imbabazi. Nta handi rero twakura izo mbaraga uretse mu butorwe bwacu dukesha umwami wacu Yezu Kristo we watwitoreye. Ubwo butorwe bwacu bukaba bugaragarira mu kwakira no gutumika bikwiye, bizatuma umugambi w'Imana usohozwa. Ibyo tubisanga mu ibaruwa ya 2 ya Petero, umutwe wa 1, umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 11. Dusome. Nicyo gituma rero bavandimwe, mugomba kwiyongeramo imbaraga kugira ngo mukomere ku ihamagarwa ryanyu n'ubutore bwanyu. Nimubigenza mutyo ntabwo muzigera mugwa bibaho. Bityo rero mukazakiranwa urugwiro mu ngoma ihoraho y'umwami wacu n'umukiza wacu Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nta handi rero bavandimwe duharanira kuzaba
uretse kuzimana nyine ingoma idashira y'ubutabera n'amahoro n'umwami wacu Yezu Kristo hamwe n'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya uzatsinda ibihe byose. Bavandimwe, kandi twumvise ko umwami wacu Yezu Kristo n'umubyeyi we Bikira Mariya baduhaye umugisha, batwifuriza umwaka mushya muhire, bakatwibutsa ko uko umwaka utashye tugomba kwivugurura, tugahindura kamere zacu zitubamo. Bavandimwe dusangiye isano iruta y'amaraso, ijuru riradukunda pe. Kubona batwibutsa n'ibyiza tugomba guharanira gukora bihuje no gushaka kw'Imana kugira ngo tuzaribemo ubuziraherezo, kandi iyo babitwibukije baduha n'imbaraga zo kubikora ndetse no kubigeraho. Ibyo turabisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu intumwa yandikiye Abahebureyi, umutwe wa 13 umurongo wa 21. Dusome. Yo ubwayo ibahe gukora icyiza cyose gihuje no gushaka kwayo, kandi iturangirizemo ikiboneye mu maso yayo kubwa Yezu Kristo nyaguharirwa ikuzo uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Bavandimwe, mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire, muzawuronkeremo ibyishimo n'amahoro n'ibyiza byose bikomoka ku mwami wacu Yezu Kristo udukunda byabuze urugero. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Twibutse kwiyonaniwe